Hello guys, mwiriwe neza, ndabasuje mwese mukomeze kugubwa neza kandi amahoro akomeza abana namwe. Muri makeya ikintu kindaje nshinga hanga ku mbuga nkoranyambaga nje kugira ngo nkwigishe uburyo ushobora gukora amafaranga online, uburyo ushobora gukorera amafaranga kuri application yitwa Makadamu. Makadamu ni application iri gutanga amafaranga menshi hano muri iyi minsi, nawe wabikora maze ukaba wabasha gukorera amafaranga hano kuri Makadamu. Ntucikwe rero, ngiye gukora ku buryo wayishyira muri telefone yawe, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu, mu Burundi, Tanzania, cyangwa se uri mu bino bihugu bitari byo muri Europe, muri biro bya Europe, ukaba uri mu Rwanda. Ngiye gukora ku buryo ushobora kwishyirira muri telefone yawe mu gihe gito cyane, mu kanya gatoya ukaba yagiye muri telefone yawe. Gerageza ukane subscribe, ukane kunzogera, ukane like, ukane comment, ubundi tujye tubana 5 kuri 5. Makadamu ni application nini kandi kubiyemo ibintu byinshi. Ngubu tugiye kwigana uburyo wayishyira muri telefone yawe, utanzabigisha uburyo uburyo ukoramo amafaranga. Muri iyi video ndaza kubereka uburyo amafaranga akora uyu munsi, cyangwa se amafaranga ubukorera ku munsi n'uburyo ushobora kubikuza. Ku musozo w'iyi video ndaza kubibigisha. Nyamuneka nuwihutisha iyi video kugira ngo ubashe kwigeza ku musozo, ubundi ubashe kubona impano nabateguriye. Reka tugende mbere ku buryo tuzafungura Makadamu yacu. Mbere nambere ikintu uzamanza gukora, uzamanza ufunge location ya telefone yawe mu gihe uri mu Rwanda cyangwa se mu gihe uri muri Afrika. Ufunge location yawe. Tuzamana gutya twebwe turebe niba location yacu ifunze. Murabona yuko location yacu twebwe irafunguye. Icyo tugiye gukora rero, tugiye guta tuyifunga. Tuyifunga nka gutya. Urabona location yanjye ngiye mbise nyifunga kano kanya. Nawe ufunga location yawe aka kanya tukimara kubivugana. Ubu nimara gufunga location yawe, ukimara gufunga location yawe, uzahituza ugende udownloading application yitwa Windscribe VPN. Iyi ngiyi kazanye bereka abantu batayizi. Iyi uyidownloading muri Play Store yawe. Ukimara kuyidownloading iyi application, nimara kuyidownloading, ubundi uzaza uyifungure. Sorry gatoya, uzazifungura VPN yawe nka gutya. Utegereza akanya gatoya. Ubundi mu gihugu cyitwa Ubufaransa, mu mujyi wa Paris, menyihangana gatoya. Mu Bufaransa, mu mujyi wa Paris. Nize kurimo kubibona. Paris ni ugomba kwemeza ibintu ndakora, nyamuneka nawe abari byo ubashe gukora. Numara kwemeza hangaha, uzatugenda ufungure VPN yawe. Reka dufungure VPN yacu. Dufungure VPN. Tegereze manza ifunguke. Urabona yuko VPN yacu ahangaha yafungutse. Ndize ko nuko ubona ko VPN yacu ahangaha isifunguka. Ahangaha bijya guhita bigaragara yuko turi mu gihugu cyo mu Bufaransa kandi twibereye mu Rwanda. Nawe ibi bintu uhita ubikora uko nguko. Nurangiza uzahita ugenda kuri App Store yawe cyangwa se Play Store. Mbese urubuga rwose uzabukoresha nyine urudownloading application. Ubundi uhita ugenda, ngiye nkoresha Up Down. Iyi ngiyi nawe ubishaka wagenda ukayishaka nta kibazo. Iyi ngiyi niyo nkoresha. Iyi ngiyi ubundi uhita ugenda udownloading application yitwa Makadamu Marsh. Reka tujyeyo turebe. Tuza hano muri Up Down yacu. Iyi application niyo isimbura Play Store. Mu gihe Play Store yawe yanze, ukajya gufungura Makadamu yawe ukabona iranze, uzagituza mw'iyi app nta kintu bitwaye. Ubundi ubashe kwidownloadinga nawe uyishyire muri telefone yawe nta kintu bitwaye. Ubundi tuza hano muri search, wandikemo ngo Makadamu Marsh. Makadamu Marsh. Dusacinge. Okay guys, murabona ko Makadamu yabase bayizana hariya n'uturenge. Tuza tuyikandeho nka gutya. Nitumara kuyikandaho, ngiye urabona yuko ahangaha bari kumbwira ngo open. Ngiye kuko ndayifite muri telefone. Ahangaha urabona yuko nyifite. Guys, ibintu ndakora nawe gerageza ubikore uko nguko. Downloading muri Play Store, App Store cyangwa se muri Up Down. Aho ushaka hose ubashe kwidownloadinga igiye muri telefone yawe. Nimara kujyamo, tuzahita tuza. Ikimara kujyamo, tuzahita tuza
dutegereze kanya gatoya, dukande hano hasi ahangaha kuri gatoya aha, kakande allow get started, dukande kuri let's go. Ibyo ndakora nawe bari byo ukora guys, badusabe izina tuzajya dukoresha kuri makadamu. Inandika Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, nemeze. Wambaza igihugu cyanjye, hano barakomeza ni mu Bwongereza, uzahitamo igihugu cyose icyo wifuza, icyo ari cyo cyose wifuza. Ngiye ndashyiramo Ubufaransa, igihugu cyose washyiramo ntacyo bitwaye kabisa. Dukomeze. Hano bazakubaza ngo ese ugiye kuza gukora siporo? Mbese iyi makadamu uri kuyifungura kugira ngo kumarire kimwe ibi ngibi bya hano, uzahitamo w'icyo ushaka. Yereka mpitemo hano ngo kugira ngo nkorere siporo, welcome Imana ishimwe. Mbo bakubaze ngo continue with Google ahangaha, continue with Google ahangaha. Nize kurimo kubibona guys, dize yuko urimo kubibona. Tuzavuga ngo tuzambeshyera ukavuga ibyo ntavuze. Uzi kandi hano kuri continue with Google bazahita baguhereza list ya email zose ufite. Uhitamo email, ndahitamo iyi ngiyi mu email yacu guys. Tukibura gushyiramo ya email yacu, uzahita uvivura ahangaha wavivure gutya, ubundi uhita wemeza. Umara kwemeza ya bintu byose, tuza tugwe ahangaha. Noneho nitumara kugwa ahangaha, twamaze kwemeza biriya bintu byose nyine biri byo nandi kubereka, twebwe tuzaza turebe ahangaha ni iminsi. Iyi ni iminsi ubu ukoramo, sori gatoya. Iyi ni iminsi, aha ni ku cyumweru, hano ni kuwa mbere, sori, hano ni kuwa mbere, hano ni kuwa kabiri, aha ni kuwa gatatu, aha ni kuwa kane, aha ni kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru bataguriza gift. Noneho wowe iyi ahangaha kazama bereke ahangaha, uru ni urugendo wakoze ku munsi guys. Munyitegereze neza kuko nawe nshaka kuzasura ku iki kintu ndi kubigisha, ni kugira ngo tuze kuva hano twabimenye neza. Iyi minsi niyo uba wagiye nyine, niyo step wakoze uyu munsi. Reka ahangaha tuhave, ubwo narangije kuhabasobanurira. Noneho step wakoze ku munsi nizo zishobora kuvamo amacoin. Ayo macoin akaba yavamo amayero. Noneho ahangaha amacoin yawe wakoreye niho bahita bayajyana. Amacoin yawe wakoreye uyu munsi niho baba bayajyana. Nyamuneka kana subscribe kugira ngo dukomezanye, kugira ngo utaza no gusigara. Gerageza iyi video ntuyihutishe kugira ngo hatagira ikintu na kimwe usimbuka. Ikindi kintu nshaka kubigisha, kuva sori gatoya guys, kuva ahangaha kugera ahangaha baguhereza amacoin 15. Nize kurimo kubibona, ayo macoin bagahita bayandika aha hejuru, tuyongera hara hejuru. Noneho kuva ahangaha kugaruka kano kadomo kanditse ahangaha baguhereza amacoin 25. Ubwo buriya iyo uramutse waguhaye amacoin, iyo uramutse ugiye ukagera nka hano turi wagaruka kano kadomo k'umukara, nta mafaranga baguha. Kandi ikindi kintu nababwira, iyo uramutse sori gatoya, none bagiye kubasobanurira, iyo uvuye hano ahangaha ukagera hano, uhita ufata kano kantu ukakazana ahangaha. Ndaje mbibereke mu kanya.
kugira ngo amakoini wakoreye bahita bayajyana aha hejuru. Ndizeye ko guys muri kunyumva ibyo ndi kuvuga neza. Hano handitse ngo visited my step, handitse ngo visited my step ahangaha. Ufata akangaka ukagakurura ukageza ahangaha kakuzura nkuko uko nabikoze. Iyo utabikoze saa sita z'ijoro zikagera, aya makoini yawe wakoreye aya bahita bayajyana hagasigaraho 0. ubwo urukumva yuko uba wahiye. Uragenda ugafata nka gutya ugatuga kururuka kageza. Urabona ko kari guta kagenda nyine uko gutajya mu muhondo. Ndize kuri mu kubibona guys. Reba ibyo ngibyo ibisoje ushaka wagenda urugendo ukagenda paka umunsi wose, nuko ukarinda ugera hano ku 45,000. uko ugenda urugendo runini niko guheza amakoini menshi. Urabona yuko ahangaha dufite amakoini 330 babe 375, amakoini 375. 375 niyo uba wakoreye iyo ugeze kuri step 45,000. iyo ugeze ku 40,000 bagoreza amakoini 360. ayo yose batabashyira hara hejuru. Guys nizere ko ibintu ntari busubiremo. Muri Makadamu hari ibintu byinshi bitandukanye byo nawe ushobora gukora, byinshi bitandukanye. Noneho ukimara kwifungura uza hano ahangaha ndize kurimo kubibona, ugatuza ugakandaho, umara gukandaho ukaba washyiraho nk'ifoto yawe. Ifoto yawe uyishyira ahangaha ku myirondoro yawe. Kugira ngo uzi imyirondoro yawe, iyo uje imyirondoro yawe neza bagoreza amakoini 15. Ndi kugira ngo mbigishe ibintu abandi bataberetse, ndagira ngo mbigishe ibyo abandi batigeze babereka. Niyo mpamvu uri kubona ibintu ndi kubikora uko nguko. Icyo ngicyo nizere ko cyavivutse, ni nakushyiraho ifoto yawe, kira foto yanjye muri kubona hejuru. Ikindi kintu uraza kunyandikira, ubundi unyandikire nguhereze code kugira ngo ahangaha ugitangira ahangaha baguhereza amakoini 100. Nunyandikira rero ndaza kuguhereza link yanjye, nimara kuguhereza link yanjye babashe kuguhereza amakoini 1,100. Byajana yuko ifunguye application n'igihumbi yuko wakoresheje link yanjye. Witunyandikira kuko ntago wamenya no link bayishyira usibye kireka bikweretse. Ubwo nutereka ngo bikwereke, ubwo buriya ntago uramenya ahantu ibushyire link yawe. Ndize ko turimo kujyana. Noneho ibyo ngibyo iyo ubisoje, iyo ni intambwe ya mbere ushobora gukuramo amafaranga hano kuri Makadamu. Intambwe ya kabiri ushobora kuza ugakina game ahangaha. Urabona hano handitse ngo play and win. Ni amagame ushobora gukina. Reka tuhakande turebe. Wowe uraza ugakanda ahangaha ubundi ukaba wakina game cyangwa ugakina ku izi ngizi z'ahangaha. Harimo game nyinshi zitandukanye. Wowe uko ukina game iyo usoje hari amakoini baguhereza. Ni step ya kabiri nabwo ushobora gukoramo amafaranga hano kuri Makadamu. Step ya gatatu ushobora gukora amafaranga hano kuri Makadamu ahangaha. Baguhereza video ku munsi, baguhereza video 4. Video 4 nizo baguhereza ku munsi. Ukaba wazireba buri video iyo uyirebye video baguhereza amakoini. Ibyo video baguhereza amakoini. Ngiye ntago nabasha kuzireba kuko uri kumbwira ngo come back tomorrow. Nawe wazireba nubwo izo video ntabwo zigera ku masegonda 5, abana amasegonda 4 3. Ni nkuko nguko nizo video nizo kwamamaza gusa bari kwerekana. Nawe wagenda ukabikora ahangaha kuri Makadamu. None ikindi nababwiye yuko ku musozi w'iyi video nzakwereka amafaranga ugomba gukora ku munsi. Reka tujye kuri step ya 4 uburyo ushobora gukoramo amafaranga. Challenge baguhereza iyo urugendo ukora. N'utuntu tworoshye cyane. Ibyo ukora byo ntago ari ibintu bikaze, ni ibintu byoroshye. Uraza ukareba ku iyi map ahangaha, dore map ngiyi, iyi ngiyi. Iyo niyo map uyikanda nko gutya. Let's go. Next.
allow all the time, ugasubira inyuma hano, next, allow, ubundi map tukaba twayigezeho, ukayikandaho nka gutya, wamara kuyikandaho urabona iyi ni map nyine. Aha ni ahantu buherereye, ukaba wagira, ukaba hari utuntu bakubwira ngo ushaka, kandi ntubereke utungutu turi hano, utungutu twahinduye ibara, utungutu twagiye duhindura ibara, ni ahantu nagiye nge, nawe wagenda ukabikora. Aka kantu kaba gasa umuhondo nk'uku nguku, ni ahantu ntahenagera. Guys, ibintu birarya, wabikora nawe. Noneho uragenda ukajya kurunuza kuri Kohera challenge yawe, Kohera challenge ndi kubereka, sori gatoya, ukaza ugakanda hano handitse ngo see details, ukaza ugakandaho nka gutya, wamara gukandaho ugategereza akanya gatoya, urabona ahangaha dore challenge bari kuma. Noneho ahangaha bari kumbwira ngo mu minsi 3 nzaba ngiye urugendo rugana n'ibihumbi 2. Ndize kuri mu kubibona mu minsi 3. Ubwo ejo nari ukoze sigaje uyu munsi n'ejo. Ahangaha noneho ni handi ndi kubabwira ngo uraza ukimezana anditse ngo take me there. Ukaza uyu hakanze uraza ugashaka utuntu nka tuno kuri ya map nababwiye. Uraza ugashaka utuntu nka turiya, ubundi wamara kutubona ugata uri sezinga kwa kuntu naberetse. Kwa kuntu naberetse kuri kakantu. Nibyo itukora biba biri kugaragara. Bakwereka gatoki ubundi ugatukora. Urabona ibintu byoroshye cyane, ntago ari ibintu bikaze, naguca ko video ibandende. Ikindi kintu nabasha kubereka, iyi video mureke nzabakorera part 2. Mbere bakore part 2 mbere ku uburyo wareba amafaranga yawe, uburyo challenge nshyashya bari kuzana muri Makadamu, uburyo wakora amafaranga noneho binyuze mu ibintu bari komaza ahangaha, byinshi bitandukanye. Ubundi mbereke ibintu hano kuri Makadamu, ibintu byinshi ariko kuko iyi Makadamu iri mu bintu byinshi bitandukanye, uburyo wakora amafaranga. Ngiye murabona aya ni amakoini yanjye nakoreye ahangaha, aya muri kubona no hejuru ni amakoini yanjye nagiye nkorera. Nawe guys, wabikora ibi bintu maze ubundi ukaba wabasha gukora amafaranga ahangaha kuri Makadamu. Iyi ni level ngezeho, iyi ngiyi ni level ngezeho guys. Noneho ikindi kintu nababwira nuko link ndi buguhereze, uraza ukanda no kwa kano kazogera nka gutya, numara gukanda kwa kano kazogera ukanda ahangaha muri setting, ahangaha ubundi wakande, numara kwakanda ubundi uzamuke. Okay guys, uraza kubona ahantu handitse ngo add link cyangwa se ahantu handitse ngo add user link. Wowe uratuyishyiramo, numara kwishyiramo link ndabanguhaye, wowe uranyandika kuri WhatsApp iri hejuru, ubundi bitongoreza link, ubundi utuyishyiramo. Okay, bikore maze ubundi babasha kuguhereza amakoini 1000. Nawe wabikora, gerageza kandi subscribe kandi no kuzogera, ubundi tuzi kubonera muri video yindi ndaza kubakora bitewe na comment mwamwanyandikiye. Ciao ndabakubona, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze bana namwe.